al-abu al-mubarak, yewe mubyeyi w'umugabo, yewe muhagararizi w'urugo w'umunyamugisha, yewe wikoreye inshingano n'indagizo z'abana bawe, turasaba ko Allah yagushoboza akanayobora n'intambwe zawe. Turifuza yuko urubyaro rwawe, abana bawe, baba muri ba bana bazasohoka mu rugo rwawe ari abantu bahamagarira abandi byiza, ari ba bantu b'abamenyi bakomeye cyane, ari ba bandi batunganye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail في كتابه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وصل اللهم وسلم على من قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وبعد. turashimira Allah subhanahu wa ta'ala wagize ati mu gitabo cye gitagatifu abwira abemeramana agira ati, yemwe abemeye murokore roho zanyu n'imiryango yanyu umuriro wa Jahannam, dore ko inkwi z'umuriro wa Jahannam ari abantu n'amabuye. Dusabira amahoro n'imigisha yuko byamusakaraho, uwo nta wundi ni uwatwigishije yuko umuntu wese ari umushumba yaragijwe, hari ibyo yaragijwe, kandi buri mushumba azabazwa ibyo yaragijwe. Nyuma y'ibyo rero bavandimwe wa Islam, ndagira ngo tuganire kuri iki kintu gikomeye cyane, nidaul aba, umuhamagaro w'ababyeyi b'abapapa. Ngira ngo wenda dukunze kumva inyigisho z'uburere bw'abana zibanda ku badamu, ariko iz'abagabo ziba ari nkeya cyane. Akaba ari nabwo rero insha Allah ngira ngo tuganireho muri iki kiganiro, tukazarebera hamwe ibintu 10 bigomba kurangwa n'umubyeyi w'umugabo mu burere bw'abana be. Mbere na mbere rero umwanditsi rahimahullah aratubwira ati, turabizi neza na'lam jami'an dawrul kabir alladhi yaqumu bihi al-ab fi tarbiyati abna'ihi ala al-khair wal birri wat taqwa. Turabizi neza uruhare rugaragara uburere bw'umwana buturutse kuri se cyangwa se ku mubyeyi w'umugabo, bugatanga umusaruro w'uko uwo mwana agaragara mu byiza, akagaragara mu kugira neza ndetse no mu kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kugeza ubwo bigira umumaro kuri we, ku muryango we, ndetse no muri sosiyete muri rusange. Turanabizi neza ko iyo umuntu atitaye kuri icyo gihande akakigendamo bigura intege, ndavuga ba babyeyi batita ku burere bw'abana babo, akakigendamo bigura intege ntanakiteho, turabizi ububi bwabyo. Niyo mpamvu rero turi kuganira tubwira ababyeyi b'abapapa bikoreye inshingano nk'izi zo kurera abana babo, kandi ababyeyi bose bifuza kuba babona abana babo batungana bari mu byiza, bakababazwa yo kubona ko abana babo bashobora kugwa mu bibi, bakaba bayobywa cyangwa se bakayobya na bagenzi babo. Uyu mwanditsi aratubwira ati, aktub ilayka hadhihi al-kalimat dhikra wa dhikra tanfa'u al-mu'minin. Mu by'ukuri nkwandikiye izi mpanuro cyangwa se ndi kukugira iyi nama nk'umubyeyi, nkwibutsa nk'urwibutso, kuko urwibutso rugira iki? Rugirira abemeramana akamaro. Umwanditsi rahimahullah aratubwira mu gitabo cye al-nida'u fi Ramadan, ku muryango wa nidaul aba, umuhamagaro wa Ramadan, ku muryango w'umuhamagaro w'ababyeyi b'abapapa cyangwa se ababyeyi b'abagabo, abahagararizi b'urugo. Aratubwira ati, ayyuha al-abu al-mubarak, yewe mubyeyi w'umugabo, yewe muhagararizi w'urugo w'umunyamugisha, yewe wikoreye inshingano n'indagizo z'abana bawe. Turasaba ko Allah yagushoboza akanayobora n'intambwe zawe. Turifuza yuko urubyaro rwawe, abana bawe, baba muri ba bana bazasohoka mu rugo rwawe ari abantu bahamagarira abandi byiza,
ari ba bantu b'abamenyi bakomeye cyane, ari ba bandi batunganye. Ntabwo twifuza yuko urugo rwawe yewe uri kudukurikira rwavamo ba bana bazaba bahamagarira ibibi, barangwa n'ibiyobyabwenge ndetse n'indangagaciro zidakwiye umuyisilamu, by'umwihariko zigomba kurangwa umwana warezwe. Umwanditsi arakomeza atubwira ati, yewe mubyeyi muhagararizi w'urugo, menya yuko abo bana uri kurera cyangwa se utitayeho uzapfa ukabasiga ukazababazwa. Yewe bashobora no kukubanziriza bagatabaruka mbere yawe. Nibatabaruka mbere yawe waritaye kubarera ukabaha umuco mwiza wa Kisilamu, bazagenda batunganye kandi bafite umutima utekanye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi aranatwibutsa, yewe wamuhagararizi w'urugo, nunagenda mbere yabo ugatabaruka mbere yabo, uzaba usize abana beza, uzaba usize abana basigara bagusabira, bityo bizavamo n'intandaro yuko ubona ijuru ry'ikirenga bitewe n'abana beza wasize bagasigara bagusabira. None icyo ugomba kumenya, umwanditsi rahimahullah aratubwira ati, icyo ugomba kumenya yuko wa mubyeyi we w'umupapa, wa muhagararizi we w'urugo, gutungana kwawe niko gutungana k'umuryango wawe, niko gutungana k'urugo rwawe. Si n'ibyo gusa, generasiyo yose cyangwa se abagukomotseho bose bashobora gutungana, cyangwa se gutungana kwabo kuri mu maboko yawe. Hadithi ituruka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu aragira ati, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha mata ibnu adam, iyo mwene Adamu atabarutse, inqata anhu amaluhu illa min thalathati, ibikorwa bye byose birahagarara usibye ibintu bingahe? Bitatu. Illa min sadaqatin jariya, usibye rya turo yatanze rihoraho mu kubaka imisigiti, gutera ibiti, inyoni zikabyarikamo, abantu bakabyugamamo izuba. Aw ilmin yuntafa'u bihi, cyangwa se bwa bumenyi yigishije abantu bukabagirira akamaro. Aw waladin salihin yad'u lahu, cyangwa se umwana mwiza yasize, urubyaro rwiza yasize rugasigara rumusabira kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dusoreje aha rero tukazaturebera hamwe ubutaha ibintu 10 umubyeyi w'umugabo agomba kurangwa nabyo mu burezi n'uburere agomba guha umwana we, hanyuma uwo mwana akazakura afite uburere bwiza, arangwa no gutinya uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kugira neza, bityo bikazamuhesha ijuru ry'ikirenga, ndetse Allah akazamuha ibihembo byinshi ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza akatuyobora intambwe zacu, akadushoboza muri gahunda za buri munsi mu burezi bugiye butandukanye, tukazisanga muri ba bandi bahawe indagizo bakazifata neza. Turasaba Allah ko yaturindira urubyaro, akaturindira abadamu bacu, akaturindira umma yacu muri rusange, tukazazukana n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.